icyambere nuko bashobora kuba bafite izo mbaraga ziyobya umuntu ntabanje gutekereza mbere yo kubohereza amafaranga. Miliyoni 30 ni nyinshi idea. Bigeze kubimpamagara nakoraga hehera nakoraga kuri BNB. Barambwira ngo manze shimire murangira kuko nukuvuga ngo bari abantu bafashe bose n'abanyarusizi. Ariko ntabwo bisanzwe. Si yabyivugiye se murangira. Ntabwo bisanzwe. Umwe agenda hamagara undi. Wenda reka nteye imetero rero, nteye imetero. Ariko si ubwa mbere Mungu uranyibukije. Mungu umunsi njyayo ntacyo mpfa nabo ariko nukuvuga ibihari. Aba bantu rero ngi kintu ntekereza nteye imetero. Je regrette fort ngiye kuvuga ibintu abantu wenda batakwakira neza. Yes, reka twongere tubaye ikaze mwese mukuri ibiganiro byacu kuri KOP Karegeya Omari Pano. Twizere ko mumeze neza muri amahoro. Twishimiye ko twongeye kuganira namwe, twishimiye ko twongeye kwicara imbere yanyu kugira ngo tubagezeho byinshi cyane. Ngira ngo hanga mumaze kubimenya twabwiye yuko ntabwo tuzongera kubatengwa, muzaye mubona ibiganiro mu buryo rwose buhoraho, ibiganiro byiza, ibiganiro mukunda. Uyu munsi rero nanone tugiye kuganira n'ubundi na Karegeya nk'ibisanzwe. Tugiye kuganira ku ngingo zitari nyinshi ariko iziri very sensitive muri buze gukunda mu buryo bwihariye. Mbere yuko tuzinjiramo neza reka mbanze muha ikaze mu rugo rwe. Gwa ikaze cyane mu kiganiro. Urakoze. Umeze tumeze te? Urugo rwo n'urwawe hanganye urabizi ko oya n'urugo rwa KOP menyereye imisozi. Ko ndaho bisanzwe kigeze kirimo kiragenda neza. Mba nibutsa n'abantu amatangazo natanze ubushize karaye ngomba gusubiramo kwa mwarimu Clement provisoire na definitif. Bamushaka kuri 0782483722. Hanyuma yanzu yo kumuyumbu nayo iracyabategereje miliyoni 45 inzu yubatse neza nayo mwahamagara 0782543839. Hanyuma Marshal nawe ubu tugiye kujya mu ngamba nubwo ntari kumufatisha neza. Undi shaka kuzasura amasite yose afiteho ibibanza amenye ibyabyo nkakoramo ibiganiro. Yatubwiye ko mu murenge wa Kamabuye mu Bugesera ahafite site irimo ikibanza cya miliyoni 1.9. Hanyuma Igahengeri ahateganye na Musha ikibanza cyaho ni miliyoni 2.5. Ubundi bavugaga 3 ariko baragabanyije. Hanyuma Bisenga hano ujya hagati ya Rugende na Nyagasambu urenze ku Isumo naho ngo hari site irimo ibibanza bya miliyoni 5. Rero twagiye mu kaza hose tuzahasura tujye turangira abantu ibyo twabonye. Inzu nazo ziranzu zimayange twasuye naho abakira bakomeje kuza. Hari uwo duherutse kubonana amakomande ambwira ko ari tayari kwishyura. Ubwo nari nsigaye kuvugana na Marshal kugira nanjye numve icyo nakuramo. Nabe inka za Jerisi babimenye urutonde rutacyari kurukora ariko nabo barabizi benshi baramaze kubyemera barabizi ko ijana ryanjye ritabura. Nuko nguko ubwo niko tuba dukora. Suza abantu b'Inyanza rero bakurikira ibiganiro byanjye. Abenshi hari n'ababikurikira hose aho ari kuri radio ari kuri televiziyo ari kuri YouTube. Basuze cyane abantu muri Smart Motel. Muri Smart Motel abo ku ruganda rw'imyenda bagasonga abo ngabo mu mabutike. Ejo bundi nagiyeyo ku cyumweru niho nataramiye urebye. Nataramiye Inyanza mu bavandimwe bose baba bahari bagenda batubwira bagenda bavuga ibyo tuba twaraganiriye. Yaba hano mbese ahantu hose ubona ko bakurikira cyane kandi pe akakubwira ibiganiro byose agenda kubwira amakano gashya wavuze. Bihita bigaragara rero ko dufite abantu badukurikira. Hari n'undi mwana nabonye banza yari yambaye umupira w'umuhondo manza ari nk'umuntu kata amatike ya Horizo. Ya Horizo w'inzobe ariko yari yambaye agapfukamunwa. N'umusekirite nabonye kuri lycée de Nyanza. Abo n'abantu benshi baba baraho bakurikira ibiganiro batuzi twe tutabazi ariko iyo duhuye cyiza nuko kitwereka ko babyishimira nuko ntawe dutera amabuye ntawe dutega inkoto mu nzira ntawe udushyirira imihini mu muhanda aho turaca
benshi baba bashaka kutwakira ngo dutindane nuko tuba tutabishoboye. So rero abo muri Smart Motel tubifurije umunsi mwiza n'abakiriya, ni ahantu heza, ahantu mu Irasukiro imbere ya Beka, ni iruhande rwa handi muri rya duka ry'imyenda, rwa ruganda rw'imyenda runyambika, ariko uyu si uwaho, ariko imyenda amashati menshi mfite nayaho, ni inshuti na yes. So muri make rero tuba dusuhuje abacu aho bari hose, twizera ko bameze neza. Abasaba ubuvugizi narabavuze, tuzabipanga, bizakunda uko byamera kose, ariko igihe tutarabageraho babe bihanganye, nta nubwo byakunda ko tubagereraho rimwe icyarimwe. Abana bageze ku ishuri? Bageze ku cyumweru. Ku cyumweru ntago nari gutangira icyumweru bakiri mu rugo, ntago bishoboka. Ibyo nibyo umuntu abanza, gahunda zindura zihagarika. Ibyo rwose niko bimeze. Ntabwo ujya ugira karendiyoze? Rendiyoze se niriwe ngenda imisozi, ntago waciye umuhanda wa Bugesera wagira umunaniro, nta n'inzoga yagufata. Rendiyoze ni yayindi wiriwe mu bintu byo kwiyangiza. Naho burya icupa ufatiye ku rugendo, niba ugiye icupa ugafata kamwe mu murenge wa Busoro, hariya ni kwa Gitifu umushuti wanjye, irindi ukarifatira i Nyanza mu mujyi, wagaruka wenda irindi Nyamata, irindi muri karitsiye, Rendiyoze se yagukura he? Akayaga ko muri ririya shyamba ndakaguteka. Ririya shyamba urarigenda ukumva ubwonko burakeye. Akuzansubize n'umuri. Uriya muri ambuteyage, ambuteyage ya hano, niyo waba ufite akanyamuneza kajana, niyo waba wanywera rimwe ryagusindisha, biri byambuteyage iri hano hagati ya Kiruhura, Giti cy'inyoni kugera Ruriba. Mbese ugeze nibura Ruyenzi nibwo wumva uhumetse. Hari ahantu rero bashobora gusubiza inyuma ubwonko bukagushyuhana. Niyo mpamvu uriya muhanda wa Bugesera vraiment uragendeka neza, imodoka ni nkeya, kandi ureba green, ureba mu ishyamba, ureba icyatsi, nubwo hari izuba ariko akavura nikagwa. Nahageze natangiye kuhagenda hari ibiti bitoshye, biraruhura rero, biraruhura kureba ibintu biri naturel. Ntabwo ari kimwe no kugenda mu muhanda amaso akubita mu mabati, amabati arimo izuba rikubita ku mabati, nawe ukareba kuri ya mabati, wumva ukuntu umujisho wakuriye. Ntabwo ari kimwe rero n'uri kugenda Kibuga na Ngeruka, ukamanuka ukagera ukagera rwa Busoro, ukazamuka amayaga yose ugahinguka i Nyanza. Bitandukanye. So rero Rendiyoze ishobora kubaho ariko kuzira impamvu zitari mu rugendo. Urugendo, ubukwe, bira ntago bitera Rendiyoze, kuko ubwo biba byakuruhuye. Rendiyoze ni ukunanirwa k'umubiri kubera wenda wawuhase ibimeze bite, wicaye hehe, uri hehe. Uri mu rugendo wananirwa umugongo, ariko umutwe ntunanirwa iyo wagenze. Buriya niyo wabavuye Kampala, ugenda gake umutwe ntunanirwa, ushobora kuta ku mugongo cyangwa amaguru, ariko uba waruhutse. Ugenda ureba, ariko pana babandi bavoyaje nijoro, ubwo bo baba basinziriye. Ariko ngiye iyo mihanda myinshi kuba nyigendamo ku manywa kugira ngo ndebe imisozi, amatungo, ibyayi, imirima. Ku munsi w'ejo zimwe mu nkuru nini nejo zimwe mu nkuru nini zagaragaye nezo abantu bakekwa cyangwa se bakurikiranyweho ibyaha by'ubutekamutwe. Ebana bwa butekamutwe ariko bwa hatari, tekereza obora umuntu dukurikiye wise wibuka ko hari nk'umuntu wigeze nko kumutuka ku babyeyi, we namubwiye ngo hari amafaranga nyobereje kuri telefone yawe ngo yansubiza, wamubwira ati ko ntayo, kubera ko umuvumbi agahita gutuka ku babyeyi, igitutsi gikomeye cyane. So ni gikorwa RIB ku bufatanye RIB ndetse n'izindi nzego z'umutekano zirimo polisi, bafashe abakekwa bagera kuri 26 bakoze ibikorwa by'ubutekamutwe n'amayeri bakoreshaga. RIB yagaruje miliyoni 15 ndetse na zini miliyoni 10 zavuye mu byo bagiye bagura mu mafaranga bagiye biba abantu. Reka mbarira iryo jambo nkoresha, reka mbanze mpera aho ngaho. Iki gikorwa rwose nimba abana wababonye iyi video, ntabwo ari abana, harimo n'abanduta, harimo n'uwa 54. Yego, n'abatekamutwe, nta nubwo ari abana. Iyo ushyizemo abana ubagiriye impuhwe, umwana ni mineur.
Bambyoroheje. binavuze ko nta n'icyaha cyamuhama sibyo nibyo, ariko harimo aba 20 na kugera kuri 50 so ni bakuru rero ni inkuki n'abantu n'abajura babigize umwuga niko nabyita. Ikindi nuko nta muntu uba ukoze ubushakashatsi wasanga mu bantu barengeje imyaka 35 wasanga hejuru ya 60% barigeze gutekerwa umwe mu mitwe nk'iriya wenda amafaranga akaba ari yatandukana hari n'igihumbi 5 10. Ngewe hari wigeze kumpamagara ndi imbere ya Beka nari mvuye kurutira amafaranga kuri Beka nyashyira kuri ntuza kuri telefone 160 hari noneho ako kanya maze kuyashyira kuri telefone umuntu arampamagara ngo hero Karegeya ngo ni kanaka ngo narinje kurangura gaze ngo ndi Rukomo narinje kurangura gaze ngo amafaranga nohereje ngo yayobeye iwawe. Ndamubwira nti mpiyo message baguhaye urabona kwa kundi iyo umaze kweza amafaranga bakwa ngo you have transferred amafaranga runaka kuri Kasiye Pizo. Ndamubwira nohereza iyo message ngo nta message mfite. Ndabaza ubona 150 byo kuyobereza iwanjye ukabura message y'amafaranga 10 ngo nahise nkupa nyongera. Ariko mbere yaho hari nabandi bagiye bagerageza hari umurundi wahamagaraga avuga ikirundi hari nabandi hamagara ngo hano ni kuri MTN kare umukozi wa MTN ufite 079 donc ibyo nibyo murangira abwiraga abantu kugira amakenga. Umukozi wa MTN udafite 072 uzagira amakenga. Beje bafite 078 079 wareba abantu zibaruyeho nuko ni igikorwa cyiza kuba ribu ubundi uribuka ko twigeze kugira inkubiri yo kubuza yo kuvuga ngo ntibakaparedinga abantu ngo baba bagize ngo bakirabere. Ariko ribu icyo giga kunda gusobanura ko akenshi ari ibyaha bishya bigezweho cyangwa se ari ukubwira abantu ngo bajye bagira amakenga. Niyo mpamvu isigaye iparedinga gake ariko bari abo byari ngombwa kuko urumva abantu bari bamenyereye ngo abatekerwa umutwe ni abakecuru. Hari undi mukobwa bariya n'abakoresha n'aba mobile money cyane ubwo nari mvuze ko harimo n'aba agent. Uwo ngo icyo gihe kuri Beko umuntu amamagara yararabuwe n'umu agent kimwe nuko wasanga ari nawe wayise kuko nibwo nani nkiyashyiraho. Ubundi impamvu bakorana n'aba agent nta muntu barahamagara bamusaba 20,000 afiteho 2 babwirwa n'ikirero kuyafite. Harimo abakozi ba MTN n'aba agent nta muntu barahamagara gutekera umutwe bamusaba amafaranga adafite. Bafite uko babona amakuru turaza kubigarukaho kuko bariya ngo n'abanyarusizi ndaza kukigarukaho. Hari n'undi mwana njyewe ahantu ntuye hari ikintu twita corridor d'escroquerie. Ikintu ni igihogere kigenda gikurikiye ya mapoto ya haute tension batubakamo batagira gute. Nigeze kwibonera umukobwa wavuye Karongi yagurishije imashini y'icyarahani n'imyenda byose arapakira ngo aje ngo bajye kumuha akazi. Ahageze baramubwira ati rero akira nimero genda tugura amayinite hariya dore bamuha nimero ku gapapuro telefone arayibasigira isakoshi agasakoshi k'amafaranga kari mu gikapu yari afite n'imyenda ye byose bahita bagenda. Nabyutse saa 10 ari kwigaragura. Icyo gihe haje n'inzego daso abanyerondo stifu w'akagari cyangwa sedo nibo bamuvanya aho hantu ko yari yarabiranye atekereza ibintu yagurishije ihene 2 agurishije imashini idoda nuko wowe ntago ari bamuvana navuze Karongi Rutsiro yaravuye muri Rutsiro aho hantu nta cyumweru kijya gishira batahatekeye. Ubwo urumva naho ribu izagera ihagere yashyire nk'abantu ba patrollinga ifashe 3 ku muhanda wo hepfo na 3 ku muhanda wa ruguru ko bahita bacikira. Iyo babikoreye kuwo haruguru bacikira epfo babikorera ku hepfo bagacikira ruguru kandi bahora babikora. Hanyuma rero ubwo dushima ribu ko yabikoze. Ubundi mbere nkuko murangira yabisobanuye
abantu bibwiraga ngo abatekerwa imitwe ni abantu n'abakecuru bavuye za Nyakariro reka da byageze no mu bakomeye kandi si ubu ngubu kera hari umuntu wari umuyobozi rwose bivuga ko bamuteye miliyoni 23 muri ubwo butekamutwe n'uyu munsi turi kubivuga kugira ngo abantu bajye bumva aho ibibazo biri abarimo abakozi b'amabanki cyane cyane n'abari amakampani ko hari umusaza umwe n'ubu afite urubanza nawe bamukoreye ubutekamutwe gutyo ashyiramo atanga birangira yatanze umubare w'ibanga wa mubare w'ibanga bawujyana bawukoresha barutira kuri konte ye nawe hagenda miliyoni 23 bazirutira mu maseri nk'amaseri nk'atanu kandi ibyo muri banki hari ibwiriza rivuga ngo kurutira kuri konte ukoresheje telefone hari umubare utarenza hari n'inshuro utarenza byarabaye birakunda umusaza ni nk'aho aburana na banki kuko iyo possibility ntishoboka miliyoni 23 ntushobora kuzirutira uvana kuri banki ushyira muri telefone ibyo biraba niyo mpamvu donc buriya nubwo ribu yerekanye bariya hari abandi hari amashumi yabo agomba kumenyekana kuko icyambere no kumenya ngo bakuraho amakuru kuri ayo mafaranga uyafite hari uwa wababwiye hari umuntu monitoringa telefone yawe akamenya monti iriho none bakagutekera umutwe biyizeye ubwo simvuze n'abandi nagiye mvuga baza aba-agent baba bibunza ku masare y'ubukwe ukagira stress wenda umwana mu rugo akaguhamagara ati papa ko wagiye utampaye minerivare kandi ngiye kujya ku ishuri babyumva ugahita uhamagara umu-agent wigendera utagira adresse nta muntu umuzaho ukabura mubwiye ukamuha amafaranga mu gihe atangiye gukanda imibare bakaba baraguhamagaye ati umugeni arasohotse ukabura simbutse ugiye kureba uko umugeni yambaye umu-agent akagenda atakaza akanyenyeri rimwe na rimwe iyo ari amafaranga wohereza ku wundi kuko hari umuntu byabayeho ejo bundi miliyoni 1,300 barazitwara yagomba kuyaha undi muntu my dear umuntu wagomba kujya gukwa bukeye byari samedi ku munsi w'ubukwe bwa Kanyizo abantu bapanga inkwano zanga kuzura bahamagara uwo muntu ngo abadepane bamuhe sheke abona ko byarangiye inkwano yagomba kurara igiye awe ari mu bukwe i Kigali bamuhamagaye ahita hamagara uwo mu-agent amaze ati sa urafite arazimubarira imwe n'igice umwe mukobwa atangira kwandika muri telefone kwandika muri telefone ahantu habereye ubukorera abantu babahuriranye wo muherukana muri 2 wo mumaze imyaka 15 mutabonana muri kwa guhoberana ntibamenye aho wa mugore yanyuze 1,300 barayitwaye so nuvuga ngo abantu bagomba kuba menge nawe rero ko yayoherezaga abantu atari kuri telefone ngo arategereza ngo gasone yahise yigira mu ko ati wa mukobwa yakoze umuti nyuma y'iminota 15 babarati utabikoze ati yeba bati nabikoze kare abaramamagaye wa mugabo ati usiko cya gikorwa cyariye wa turashakisha ariko yari yaje yamakenga murangira yatubwiye yari yaje nawe yigize umuntu yarafite ibimenyetso nuko twari mu bukwe nyine do kurumva ambiance y'ubukwe na mood y'abantu baje mu bukwe ibitandukanye niyo mu rugo cyangwa muri quartier cyangwa ku kazi hari ibintu donc hari ibintu bworoheje umukobwa yaje yigaragaza nkunzi akaba nazi n'uwo muntu wamuhaye amafaranga kandi twe tudaheruka guhura nka za 2010 we n'uwo mugabo ariko yigira ko twebbi atuzi yigira ko ari uw'iwabo w'uwo mugabo avuga ngo ni mwene ngo niba ari Karekezi ngo biki ibyo byari ibimenyetso by'uko umukobwa ni wakoze iyo mitwe n'umudamu yasaga n'unatwite cyangwa sibizi yarabyibushye mu nda afite amenyo y'interagurizi mubaza ntese we ngiye akanyereka ko anzi muri quartier aho ndi uwo mugabo akamwereka ko amuzi ku isambu ku ivuko ibyo byose ntitwabyibazaho namaze akora ubwa mbere nkubonye ubundi office aho batera imitaka ni hehe ati hariya hepfo ati tuba twaje kureba hari abantu benshi abarayatwaye nese byarangiye mutamubonye Burundi nta muntu turamubona kandi ukwezi kurarenga Kanyizo se ntiyarongoye ku itariki 9 uyu munsi kuruzuye bibaye wamukura heza so urumva rero abeskoro buriya buryo
batangiye kugera no mu bakomeye mu manimero uko murangira bivugaga bakaguhamagara ngo kode yawe baturayifunga ngo hayobeho amafaranga waba uri muri stress rimwe na rimwe uri no kuri vora kuvuga uti konti yagiye bayifunga tiyasubirana amafaranga menshi ariko baba bazi ngo uyu runaka arayafite umusaza amaze kugurisha agasambu ke cyangwa se inka avuye mu giterane bahise bamutekera gutyo icyatangaza rero manze shimire murangira kuko nawe na encyclopedia ku kinyarwanda ararindwa avuga ati mutandukanye ubwenge n'ubucakura yego urumva ubwenge n'ubucakura biratandukanye yego so ni ukuvuga ngo bariya abantu ni abanyabwenge bw'ubucakura ntabwo ari ubwo mu ishuri uko baba barebaga bose ni abanyabwenge bw'ubucakura bwo mu ishuri yego noneho rero benshi ni abanyarusizi mu mirenge ibiri Nkungu Nyakarenzo ibi mbivuze ubushize nigeze kuvuga bashyiraho meya mushya wa Karongi wa Rusizi Fanweri nagerageje kugaragaza Rusizi uburyo iguye kuyiyobora ibikorwa remezo inkuru zaho zihaba uko abameya bavaho amatiku yaho udushya twaho buri munsi inkuru tuba twarakoze byinshi cyane kandi facts ziraho umuntu umwe ashaka kunkorera urusyo rushyushye aravuga ngo regionalisme nuko itangira ngo kuba ko navuze ko Rusizi igoye bipareke nene nakoresheje na terimi iremereye hari navugaga nte uriya muhungu uriya mumeya waho Fanweri ari mu barinzi barinzi bigihango ari mu ntwari ndavuga nti iriya ntwari bagiye kwikoreza umurambo w'impyisi banza ariko navuze umuntu akata akantu koresheje imvugo ikomeye umuntu akata akantu agakoresha kuri social media ati dore nuko bitangira numva ngize ubwoba muri bake bagiye kubishyira mu bafite ingengabitekerezo y'uturere ariko fact dari nazitanze kuko Rusizi bifite byinshi ni too much ntabwo navuga ngo ntabwo nakutonde ku turere ariko ko Rusizi gurikije inkuru numvise Rusizi iri ya mbere suvuga ko impfu zitunguranye tanto n'umugeni tanto n'uwari ufite ubukwe amarozi bamwe hari aho bigeze kuvuga ngo gitifu yakubise umukecuru yararoze gitifu aramukubita gitifu ari we bahana utuntu nk'utwo tuba muri Rusizi kubihuza rero n'iyi kesi uwo muntu rero wakase niyongera akate ubusa aravuguruza na murangira abantu 26 bose ugasanga ari imirenge ibiri muri kino gihugu mu mirenge 116 iriya kontenja bafashe ni y'imirenge ibiri yo muri Rusizi urumva ni ukuvuga ngo bari abantu bafashe bose n'abanyarusizi ariko ntabwo bisanzwe siyabyivugiye se murangira ntabwo bisanzwe umwe agenda hamagara undi wenda reka nteye imetero rero nteye imetero abanyarusizi ni abantu b'inshuti turabyibuka n'uramuvandimwe nteganya no kuzajyayo ku nkombo nubwo ndacyabipanga na mushiki wanjye honorable hari twamaze gupangana urugendo ni abantu tubazeho gukunda amafaranga no kuyakorera kumenya kuyashaka rimwe na rimwe bakavuga ko bakunda n'akadahingwa urakazi agashingwa ryinyo agashingwa ryinyo akanyamaze ibyo numva babivuga si ariko ku mafaranga byo ndabazi ntacyo mpfa nabo ariko ni ukuvuga ibihari aba bantu rero njye ikintu ntekereza nteye imetero aba bantu ba Nyakarenzo na Nkungu iyo mirenge yombi nayigezemo buriya mu miyobere ya Rusizi nicyo navugaga ahanini ni ukuba Rusizi iri mu nguni ikoraho ibihugu iri mu Rwanda ariko igakora kuri Kongo n'Uburundi kandi burya iyo wakoze kuri Kongo n'Uburundi communication nitanganye kuko bugeze na Tanzania harabongeraho nkatekereza na bya bindi bajya bavuga bya impfu z'amarabira bamwe bagakeka n'amarozi n'ibikina za karande ibyo nibyo bagenda bambwira bampamagaye navuga ngo aba bantu bashobora kubanza bakushobora kwinjira mu kazi hari akantu bifashishije kadasanzwe bakuye muri ibyo bihugu kagatuma bamenya ngo dore kanaka yakiriya ya n'urugero cyangwa se yaguhamagara ntugire umwanya wo gutekereza kakarozi se gasa nkako
kajya gusa nkawe Ntuzi abantu barindagiza umuntu wazoro w'isi Atlantic koko. Donc ushobora gusanga ako kantu karimo noneho ubimenyereye agahamagara undi muvandimwe akamwereka uko babigenza. Ko ni ibintu bakoze igihe kirekire. kuko urumva nimba babonye ko harimo umuntu w'imyaka 54 n'aba 23 aba 18. Ikintu kugira ngo menye ngo kugira ngo duhuze kuba abafashwe bose ari abanyarusizi ntibivuze ko ari bo bonyine buri abanyagicumbi n'ubutaha ariko ntibangana kuriya n'abanyakayonza bashobora kubonamo nka babiri n'abanyakigali ntabwo boroshye nabo ni danje ariko iriya kipe yose abanyarusizi ntabwo wagiye gufata yarebaga abanyarusizi ngo arekure abandi nkuko ari bo ni ikipe ishobora kuba yariyubatse igihe kinini ariko ifite amastrategie n'amatekinike. Icyambere ni uko bashobora kuba bafite izo mbaraga ziyobya umuntu ntabanje gutekereza mbere yo kubohereza amafaranga. 30 ni nyinshi idea. Nta nubwo ibaze guteka umutwe miliyoni zirenga 2 zikaza. Abandi umutekera umutwe wa vena akarira agasiribanga ibirenge. None akamenya hari amafaranga menshi kandi agakora ku buryo amugeraho. Akamutesha umutwe rerere kugira utanze kode yawe. Icyo ni kimwe. Icya kabiri bashobora kuba muri kwa gukunda amafaranga no gucengera kwabo bafite indi chaîne indi network yinjiriye amabank n'amasosiyete ya telecommunication. None bakaba bafite abantu bakorana live direct donc bakorana umunsi kundi nta kindi cyabitera kugira ngo abantu 26 b'imirenge ibiri mu gihugu cyose bafatirwe rimwe mu gihe kimwe. Operasiyo kubacakira nayo ntiyoroshye. No, iroroshye kuko ntago ishobora kuba ahubwo uvuga ko yafashe igihe ariko kuba ari abantu bavuka mu murenge umwe seke banaziranye buri uko ari 26 ushobora gusanga buri umwe yarazanye undi urazana undi cyangwa harimo n'abavindimwe cyangwa hari nk'abavuka hamwe cyangwa bize ku ishuri rimwe amubwira ati twabonye akazi twabonye imibere. Operasiyo ishobora guhera kuri umwe ariko ubugenza cyane icyo bivuga uko bakuganiriza hagenda haza mundi donc bishobora gufata igihe ntago bagiye ngo bayore buri harimo abo bashobora ko harimo bamazemo icyumweru abamazemo 2 donc uwabanjemo ni wagiye atanga amakuru ku bandi yavuga ati yamara ati cyangwa bakareba muri telefone ye bagasanga yavuganye na Pizo bahamagara Pizo we bakamusanga aho abandi nka 5 bose bacakira bageza kuri 26 ariko hanze haracyari abandi. So rero ni ibintu byo kwitonderwa ubu promoma mu gihe cya none ubujura nibyo na Murangira yavuze ubujura bwa kiboko busigaye bugoye kwera za kamera niki ariko muri telefone hari nabibwa bagaceceka kubera ko ati nimbivuga se umukoresha wanjye akabimenya ko ndi ikigoryi cyangwa umugabo wanjye cyangwa umugore wanjye. Hari abaceceka nibo benshi ubwo simvuze ari indi kategori bagomba bigomba kudushakira abahamagara abantu ngo twakuboneye akazi ariko uratanga 15 bya uniform. Bigeze kumpamagara nakoraga hehera nakoraga kuri BNB barambwira ngo ndi mu batoranyijwe mu bazakora ikingira mu murenge wa Kimisagara. Kunyumva umuntu ahambwa ati ni 15 utanga kandi agwamagara mu izina kuko aba yarimenye ahambwa ati ni 15 uratanga y'ibikoresho uzifashisha Kimisagara. Arakomeza kose namweretse ko namubonye nk'umweskuru ariko nibeje ukuntu antekereza kubona akazi mfite kandi mpamagara umuvugizi w'umujyi wa Kigali. Yego mpamagara umuvugizi w'umujyi wa Kigali ndamubaza ngo hari ikingira riteganijwe muri Nyarugenge. Abazo wa Nyarugenge atereka wa muntu ndamureka ariko yari yamereye nabi. Undi mpamagara ari Kicukiro avuga company imwe ntari buvuga izina ngiri gutanga akazi nawe yasabaga Kenze wagira ngo ni Kenze babaroze. Hari nundi mukobwa babitekeye mu mutwe bamusaba Kenze ndazimuha nawe bamurebesha indege. Abo nabo baracyahari kandi nimero ziba zihari uko tuziripotinga rimwe na rimwe hari igihe babibyaza umusaruro cyangwa nabariya nuko bashobora kuba baramenyekanye bakavuga ati ino nimero niyo yagize gutya bakayitrackinga ko ribu ifite ubwo bushobozi bwo kumenya ngo umuntu aherereye none bagafata yenda ya nimero yaho zimuvugisha
bakahita babona wenda agapfunuka nko mu nzu gutyo. Ariko abateka mutwe abo barahari abemera ababwira abantu ngo uzabona akazi, ahabwira ngo watsindiye ibi nibi kera ukabike kera. Tekinoloji ikisa naho iri shyashya mu Rwanda, na za WhatsApp zitaraza, ari amatelefone asanzwe na email, hari igihe umuntu yakwitunarikagaho amezi 6 paka kuriye amezi 6. No mukobwa wa Rutsiro bamwe bari bamumaranya amezi nk'abiri, ibyo byose akabigurisha bamubwira watinze wino ku kazi rara. Icyo gihe rero umuntu yakwitunarikagaho amezi 6, benshi bari aba Nigeria. Amezi 6 byagendaga gute? Akakwandikira muri email akakubwira ko umukobwa wa Savimbi afite imitungo yasigiwe na se kandi atemerewe kuyirotirira muri Angola. Ati rero turashaka kuyakunyuzaho. Email nta telefone, ugasubirikanya neza bakakwereka nuza fortune y'uwo mukobwa wa Savimbi, ugahita ubona ko agiye kuza kuri konte yawe, bikarangira bakubwira ati gufunguza konti ijyaho bene aya mafaranga ifungurizwa kuri iyi banke kandi ifunguzwa ku mafaranga ya naya, bakabwira wenda nk'amadolari 300 wayatanga ukaba yatanze, kandi ubwo babikoreye abarenze 10. Iyo bari arenze 10 n'ibihumbi 3 by'amadolari bakuriye. Byarabaye hari uwo bandikiye, urumva icyo gihe ibyo bintu nabimenye mwa personnellement ntago babinkoreye, ariko kuba ko bandikaga icyongereza, hari abantu icyo gihe bari batakizi muri za 2-3-4-5, hari abatakizi bakambwira ngo ngwino usomere ino message, none nkanamukomporeza iyo gusubiza. Umuhungu umwe barabimukora, bamubwira iby'umukobwa wa Savimbi, undi mudamu bamubwiraga iby'umuntu nk'uwa Burkina Faso cyangwa Cote d'Ivoire. Ewan ugashyuha ukajya utaha widuda ukwera email wakiri, uvuga uti ibi bifaranga bijye. Oya umanzi undi yari muri Afrika, undi ni wa Afrika y'Epfo, n'abandi urumva niba ngewe naramenye babiri, n'abandi bagiye bamenya abandi. Abo baba bari hanze ntiwapfa kubageraho, bakabikubwira ukabahereza nuko. Yego. Yabateka mitwe rero benshi abatekereza kurumva abantu abatekereza ko umuntu watekereza ko kuba ubuteka mutwe burushaho kwiyongera mu Rwanda bishobora kuba bifitanye n'ubushomeri buri ku kigero cyo hejuru, abantu bagatangira guca izapanya kugira ngo babone ukuntu barya, ariko bakashaka kurya baciye mu cyaha. Abo ngabo abatekereza gutyo. Je regrette fort, ngiye kuvuga ibintu abantu wenda batakwakira neza, ariko it's better kwiba gutyo kurusha gutegera umuntu mu nzira, harimo no kuba wamukomeretsa. Numva biratandukanye rwose. Tugize amahirwe ubujura bwa kiboko bukagenda burundu, hagasigara ubwo ereka wasaga nibi tuba turimo na za YouTube nazo wenda ari bijya gusa nk'ibyo. Yes, ntabwo ariko nanone ntaho bihuriye na chômage, ahubwo ni ya tekinoloji. Nabari abana duhora tuvuga bari abasore baba bari ku mujyi wa Kigali kuri internet y'ubuntu, nubwo bavuga ngo baba bakora ubusa, ushobora gusanga either bari gutekera abandi imitwe cyangwa bari kubatekera imitwe. Ko nta kintu cyatuma wirwa imbere y'umujyi wa Kigali uhernya akagongo, uhesa akagongo uri kuri internet ukava saa 3 ukageza saa 8 utanagiye kurya. Byanze bikunze ari ikintu either hari umuntu wamukuruye wamukweze akabona agiye kumukiza koko, cyangwa se akaba ari gukwega undi. Niko babandi babona amaneti wakabajyana muri za Omani bakahurira n'ibizazane, igihe cyose akababona ari biryoshye n'amafaranga bayamwohereza. Umuntu agutekeye umutwe akakohereza amafaranga ya passport na visa kugira ngo uzarabukwe byatinda, ukazabimenya ugeze hehe muri Omani. Ibyo rero bishobora kuba ari byo nabyo habarimo n'iryo cuzwa ry'abantu n'iki byose, ariko biraruta aho kugira ngo abantu bategera abandi mu mayira n'ibisongo baruta. Hanyuma nanone abahanga muri tekinoloji bagahora ari maso. Ibyo kuba bihuje n'ubushomeri byo ntago nabibara, ntago ariho bashakira akazi. Gusa abashomeri bagira umwanya wo kwiga utuntu n'utundi dutiriganye, ibyo birashoboka. Ariko nanone bariya harimo abize, harimo abatarize, harimo abagarukiye, baravangavanze. Nibaza ko bitajyanye na chômage. Chômage ya Nyakarenzo na Nkungu se niyi ko hera amaronji
ko hera amasaka, ko hera imyumbati, kw'ingurube zaho zikura neza, ko hari ikawa. Iyo shomaje ya nkungu iyo biza kuba ari uwa Nyamirambo, ingurube zikura neza, haba ibigurube bikura neza. Ariko si ubwa mbere nkungu, uranyibukije nkungu umunsi njyayo namenye ikibazo cy'umuwisiye nawe wagurishije kumwe aribo abahesha b'inkiko. Nawe hari umutungo yagurishije amafaranga ntiyaha ba nyirayo. Babyumva? Yego. Ahantu abahazi muri nkungu burya igera mu marembo y'ishyamba rya Cyamudongo, mbere ukarimanuka mugera Rubyiro. Aho ibyo byabaye ni ahantu hari akabuga ka tuno tudege tujyana amaraso. Nitwo twita guki Zipline, ya projet ya Tom Close. So okay, munsi yaho y'icyo kibuga cy'utudege hashenywe ishuri. Biba urubanza, noneho nyiruko twageze ari itongo ry'ishuri. Ubwo butaka rero bwaraburanywe, nyirabwo aratsinda, ariko uwisiye ajya mu kurangiza urubanza, amafaranga bayamuhaye ntiyageza kwa ba nyiri ubutaka. So urumva rero ko basanga bose ari uko. Ariko none kubyitirira ubushomeri, ntabwo ubushomeri buri Nyakarenzo na nkungu mu gihugu. Ariyo biza kuba ari hano kumva ngo n'abantu barukarije. Harimo akandi kantu kari abantu bavane muri isomo turi kugana no ku musozo. Isomo se naba nkubeshye pe. Isomo se niri ko bari abazahoraho. No kugira amakenga nkuko murangira bivuze. Kugira amakenga ukabanza umuntu aguhamagaye ikintu cyose, inimero utazi iguhamagaye, banza ugira amakenga, hanyuma ibyikubwira nabyo ubigireho amakenga. Umuntu ibyo nafushimaga ko kiboko igabanuka, ubujura bukoresheje kiboko nyine burimo imbaraga, ukunda inkuru. Umuntu ashobora guhamagara ati hano hari inkuru gutya mu Kiyanja n'urugero, cyangwa mu Busanza, ugahurudukana na kamera baguteze kugira ngo bakwambure kamera. Iyo ni kiboko. Ngi rero ndavuga ngo kugira ngo umpamagare nishaka kurwana kuri kamera yanjye mpakomerekere cyangwa mpapfire, ibyo kuri telefone ubwo nyine iby'indangare Rudahigwa, iby'indangare Rudahigwa siza bigabye. Simvuze ngo abantu n'indangare, nanjye nabayo, nanjye kugeza ubu hari abayandiye. Urabyumva? Hari abayandiye a distance. Icyo si ikibazo. Ikigenzi nuko buri wese akontorora message ye, uburyo ku telefone ye. Ariko nanone hari n'igihe wasanga n'abari ariyo gabura Imana yabageneye. Yes, ushobora gusanga umuntu arimo yitembera hano ku Kinamba, kumbe ranche ye iri muri telefone yawe. Imana yamubwiye ngo urarya kuri kwikofi ya Pizzo. Nubwo ariko mukanya akaguhamagara ukohereza 5. Ariko yakaba ari utuntu ashaka akora nyine ntarye mu gukora byo ari ngombwa. Ariko niba nta none abantu bose nyine ikigaragara cyo abantu bose ntago bari tayari gukora. Hari abatoranya imirimo. Iyo mbonye bari abadamu Marishara akoresha hariya mu mudugudu wa Mayange, hari ukuntu bari kwipena baterura amatafari, ntagera ni Kigali nkasanga umusore ari aho yatebeje ipantaro y'itisi yateye ipasi, ari uguteka imitwe gusa, birababaza cyane. Ariko ibi ni ubutumwa bwakabaye butangwa n'abayobozi, gitifu umurenge mu murenge we, meya w'akarere mu karere ke, Minaroke, kubwira abantu uburyo les opportunités, Ministeri y'urubyiruko kuvuga ngo niba ubuza akakoraka. So rero ntabwo ubuze nka motari yabona umwanya wa biriya guhamagara umunyonzi se ujye ubona hano mu gakije ukuntu bakubana. So rero abantu rero bari abenshi naba barafite imirimo bagiye banena. So Rusizi mu Bugarama, mu miceri ya Bugarama, imyumbati igeraho ibura isoko, imiceri ikageraho ibura isoko. Rusizi ntabwo ikennye, ahubwo wenda nukuba hari umuntu wabaremyemo akantu ko kurera amaboko. Ariko abanyarusizi ubundi ko bari basanzwe ari abantu gukorara. Ntabwo ari bose utanteranya nabo nzajyayo. Ntabwo ari bose ni bari, ariko byatewe nuko bari bafashwe. Nta nubwo ari Rusizi yose, bavuze Nyakarenzo na nkungu. Nkombo ntirimo, Kamembe ntirimo, Nzahaha ntirimo, Kimbogo ntirimo. Kimbogo ntago rw'imbogo hari. Hakurya za Mururu wapi ntibarimo. Za Muganza ntizirimo, Butare ntirimo. Oya,
bavuze nkungu na Nyakarenzo za Bweyeyi wapi oya batwumve neza ukuntu rero igisigaye nyine ribyo nayo igomba gukomeza wenda na ruriya rubanza bazarugire public tujye tugenda twumve tumenye ukuntu iyo network yikoze nagira n'inama gitifu wa Nyakarenzo n'uwa nkungu kuzaza muri urwo rubanza kuko ushobora gusanga ubu hari indi iri kwiremayo indi network iri kwirema muri iyo mirenge izaza kusimbura aba bafashwe kugira ngo rero bihagarare burundu ni ukujya arasuruse ushobora kugenda ukabusanga harimo kiyongozi wicaye muri ofisi y'ahantu habera telekomunikasiyo cyangwa muri banki ibintu nk'ibyo ubwo bisaba ngo umunsi twageze kuri uwo nyir'umugina uwo ngo byose bicomekeyeho nibwo ikibazo kizaba gikemutse yego ni nibyo ngibyo rero reka dusoreze ahangaha twihanganisha abantu batekewe imitwe hari uwatekewe imitwe ibintu bye bitaragaruka bitarafatwa uwo tumwihanganisha ariko inzego zacu ziba ziri kubikurikirana ejo cyangwa ejo wundi uzabona igisubizo ariko nikinabura nyine uzihangane uzarinde ucunge neza ntakagira umuntu ugutekera umutwe ndamushimiye cyane rero Karegeya mureke tuzasubira mu biganiro byacu by'ubutaha